dushimiye Imana cyane kuri uyu mugoroba nanone ko n'ubundi Imana iduhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira namwe mwese mutwumva cyangwa se muduteze amatwi. Ndabizi ko mudukunda muri benshi kuri aya masaha, hari benshi basize urushinge kunyakira amajwi zabo kugira ngo tubane mu kiganiro cyiza kivuga butumwa bwiza. Ikirango cyarimo cyavuga ati se nawe wifuza kujya mu ijuru ku bwa Yesu? Ndabizi baba bikeneye ni benshi. Muvandimwe, buriya ijuru umuntu wese aba yumva rikeneye. Ni nicyo gituma umuntu yumva yakora ibishoboka byose kugira ngo azabane n'Imana mu ijuru. Ariko nanone kibazo kikaba kuyoberwa inzira ijyayo. Tuje rero nanone mu kiganiro cyangwa se kuri izi mikoro kugira ngo twongere tubafashe gusobanukirwa cyangwa se kumenya inzira ijya mu ijuru. Ese umuntu yabigenza ate kugira ngo azabane n'Imana mu ijuru? Byagenda bite kugira ngo umuntu abe mu isi ari intungane imbere y'Imana? Abyiyiziho mbo benshi bavuga ko intungane itabaho, tukiri hano turaza kubisobanura nabyo, ariko tunabafasha gusobanura ukuntu umuntu ashobora kuba intungane nabwo agihumeka. Ikibazo abantu bagize benshi, ubyishakamo ugashyiramo imbaraga ushaka kuba intungane, ntibyemera koko ko umuntu aba ameze, ntiwabyishakamo ngo bigereho. Ariko hari ubundi buryo Imana yagennye umuntu ashobora kubamo intungane, umutima ukabikwemeza, ukabyemeranwaho n'Imana, ukaba mu isi utunze umutima utagucira urubanza. Birashoboka ko waba mu isi uri intungane imbere y'Imana. Rero ngiye tugiye kubana mu kiganiro, ku mazina turamenyeranye, nitwa Nahimana Patrice, ariko ndi kumwe n'umuvandimwe nawe tugiye gufatikana kubagezaho ikiganiro. Nawe muramumenyereye, ariko harushobora kuba amwumvise ubwa mbere. Reka nawe abanza bibwire, ubundi dute dukomeza ikiganiro. Imana ishimwe cyane muvandimwe. Nanjye shimiye Imana ko yongeye kuducira inzira kugira ngo twongere kuboneka muri studio za Country FM, kugira ngo tubashe kugezaho abaduteza amatwi icyo Nyagasani yadushyize ku mutima, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa no kumenya neza uburyo ki ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Hanyuma rero amazina ni Musabyimana Yozefu Mugisha, ndi umukiranutsi mbikesha Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Amen, amen. Waruvuze uti abantu bagasobanukirwa uburyo ki Imana yatanze ijuru ku buntu. Rimwe na rimwe abantu kubyumva biragorana, abantu bamenyereye ibintu bavunikiye, ariko nabwo biterwa no kutabimenya. Ubundi uhereye ku ntangiriro, isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, ibiriho byose, by'ujya ubona byose n'ibyo utunze w'isi byawe byose byaremwe n'Imana. Kandi ibyo bintu Imana ibitanga ku buntu kuko ntago ugikwishyuza. Ijuru rero naryo riri mu bintu Imana yatanze nk'impano cyane rwose. Gusa kubera umuntu kuvukira mu cyaha no kuba hakigishwa byinshi, amara igihe kinini ataramenya ko ijuru naryo ari impano Imana yatangiye ubuntu. Amaboko yakira ijuru ni ukwemera iby'Imana yagukoreye muri Kristo. Nicyo cyonyine gusa ugahita ubona ijuru. Abantu babwiwe byinshi bidakiza, kandi ntekereza ko iyo umuntu afashe imiti myinshi ntakire, buryo ugomba guhindura imiti, ugomba guhindura uwo muti ukanywa undi. Umuti udakiza, umuti udakiza nta kigenda cyawo. Nta kigenda cyawo, ushobora gushiduka ari nawe ukwishe. Yego rwose. Babikeneye ko umuntu abona undi muti ariko ukiza. Niba umaze igihe usenga, ukaba umaze igihe ukora ibyo wita umurimo w'Imana, ukaba umaze igihe wubaha Imana, usenga ubutayu ndetse uri n'umuririmbyi n'ibindi, ariko ukaba utari intungane, ntiwumva ko ibyo bintu byose wafashe bitigeze bigukiza se? Ni ikibazo gikomeye kuba umuntu yarabatijwe ngo mu mazi menshi muri 200, muri 90, muri 80 se, ari pasiteri, ari mudiyakoni, akora imirimo yose iyo mu idini runaka, ariko kuba akumva nta juru afite, birababaje n'umutima. Birababaje kuko umuntu amara igihe kinini avuga ko ari umukozi w'Imana, wamubaza atese uri intungane ngo ntayibaho. Ese kuri uvuga ngo ntayibaho, ijuru zarijyamo gute? Biba bisaba ko kugumya guhamya kuri umunyabyaha, ujye umenya iherezo ry'umunyabyaha. Iherezo ry'umunyabyaha ni ukujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Nibyo. Ese ukeneye kuba intungane, tega amatwi ikiganiro tubana. Reka dusome ibyanditswe wenda twihute. Tugiye gusoma mu Ivanjiri ya Yohana, ubutumwa bwiza, turasoma 20, turakoresha Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana. Bavuze ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi,
abemeze iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Yego. Iby'icyaha kuko batanyizeye. Yego. Reka dusome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo kandi naza azemeza ab'isi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo no ku byerekeye gutunganira Imana no ku byerekeye urubanza. Azabemeza ibyerekeye icyaha cyabo kuko batanyemeye. Yego. Imana himbazwe cyane muvandimwe. Yego. Aha harimo ibintu bibiri bikomeye. Yesu Kristo ariho arasobanura umwuka nazi ikintu azakora. Yego. Azakora ibintu bibiri kandi bikomeye. Ndekeza ko abadukurikiye mutega amatwi tubane mu kiganiro kugira ngo wumve. Hari n'abantu njye bavuga ngo bagira umwuka wera. Umuntu akavanga agira umwuka wera ariko akanavuga ngo ni umunyabyaha. Kandi ijambo ry'Imana rigaragaza ko ahubwo umwuka w'Imana uhamanya n'uwacu ko turi abana b'Imana. Yego rwose. Ni ikibazo kuba umuntu yavuga ko afite umwuka wera ariko kandi akaba atari umwana w'Imana rwose. Umwuka rero ngo we iyaje arabanza icyambere akagutsinda. Akagutsinda gute rero? Abadukurikiye tujyane. Akagutsinda akakwemeza ko wibeshye ku byerekeye icyaha. Buriya muvandimwe, impamvu abantu bayoberwa uko umuntu akizwa biterwa nuko n'iby'icyaha batabimenye. Iyo wari usobanukiwe iby'icyaha ibyo ari byo, bishobora gutuma uhita unamenya uko umuntu akizwa. Yego. Urabona, umuntu atekereza ko aba umunyabyaha. Katonze tubisobanure gati by'icyaha. Yego. Umuntu atekereza ko aba umunyabyaha igihe yibonyeho bya bintu ajya yibonaho. Yego. Yego. Icyo gihe iyo ubibonye utyo uba uyobewe icyaha. Yego. Iyo uyobewe icyaha rero bikubyarira iki? Bikubyarira no kuyoberwa uko bakizwa. Yego. Kuko uko bakizwa uhita utekereza ko ugiye kurwana no kujya ureka ibyo ujya wibonaho. Ugahura n'ikibazo cy'uko uyobewe icyaha. Nyamara icyaha kiba mu muntu. Yego. Icyaha ni kamere muntu. Yego. Yego. Abanyedini abaporo bajya bavuga ngo isuka ihamba kamere ngo ihora ku rutugu. Rugo rwazacika. None se kamere yawe kari wowe se? Ubundi icyaha ni wowe. Icyaha Bibiliya ivuga mu Baroma ngo igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Mu yandi magambo, wabaye umunyabyaha utaranaza ku isi. Ya Baroma 5:18. Yego rwose. Wabaye umunyabyaha utaranaza ku isi. Yego. Rero witekereza ko Imana ikubara nk'umunyabyaha kubera ko urakaye, kubera ko wifuje, kubera ko utukanye, sibyo? Birasaba ngo umwuka naza abanza gutsinde akwemeze ko wibeshye no kubyerekeye icyaha. Nibyo Yesu yavuze ngo ubwe ntabwo yari kubwirwa iby'abantu. Yego rwose. Wowe yarazi biba mu mitima yabo. Aravuga ngo kuko mu mutima w'umuntu ariho hakusanyirijemo ibibi byose. Yego rwose. Gusambana, kwiba, kwica, kuroga, kugomanwa n'ibindi rwose. Nicyo waruvuze rero ngo umuntu iyo atazi igihe yabereye umunyabyaha biramugoye cyane no kumenya uburyo ki Imana yamugira umukiranutsi cyangwa yagize abantu abakiranutsi. Yego rwose. Rero umuntu umunyabyaha uhereye muri kavukire. Yego. Umuntu avukana icyaha cyitwa icy'inkomoko. Icyo cyaha nacyo katujye tugisobanuraho gato nubwo umwanya bari muto. Icyo cyaha ni ikihe? Nanone ikintu gikomeye kirimo, ntabwo icyo cyaha kiri mu byuzi. Ni nacyo gikomeye buriya muvandimwe. Mu byaha byose uzi amategeko yakubwiye, kuko nabwo ibyaha wabimenyeshejwe n'amategeko. Biravuga mu Baroma 5 ngo iyo amategeko atabaho ntago wari kumenya ko kurakara ari icyaha no kwifuza. Ntiwari no kumenya ko kwifuza ari icyaha iyo utabibwirwa n'amategeko. Yego. Ngo ariko amategeko aje ibyaha bihita birahembuka. Ibyaha birahenduka. Binabona izina kandi. Nyirizina. Wari kumenya gute ko kurakara ari bibi iyo udasoma amategeko avuga ko kurakara ari icyaha? Yego. Amategeko niyo yakumenyesheje ibyo byahuze. Ariko noneho icyaha Imana igushinja tugiye kukivuga ushobora no gusanga utarukiye. Yego. Kandi nyamara n'ikigushinja ni naho Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nawe ugahita ukajya muri bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ese icyo Imana igushinja ni iki? Wikirwa gukora detail. Abantu batekereza Imana nk'ahigira arogistire cya gitabo kinini yirirwa ibarura ibyaha wakoze. Wapi? Muri Adamu Imana ikwita umunyabyaha. Ibyo biba kandi wuzuye 100%. Ikwita umunyabyaha wa byose. Wikora detail. Igicumuro cy'umuntu nko twari tubivuze cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Rero
icyo cyaha Imana igushinja ari nacyo cyane kujyana mu utazima ni ikihe? Tujye mu itangiriro. Imana yabwiye Adamu na Eva ngo umunsi mwari y'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'ikiza no gupfa muzapfa. Itangiriro 2. Uzi ko muvandi abadukurikiye badufashe kubyumva, uzi ko icyaha Imana ibara ku bantu ari ubwenge bafite bwo kujija ikibi n'ikiza? Nicyo cyaha. Kuba gusa umuntu azi ngo nakoze neza na nakoze nabi. Ubundi ninde wabikubwiye? Ninde wakubwiye ngo nkoze neza nkoze nabi? Kandi bikaba binakomeye kubera ko umenye ko akoze neza ahita atekereza ko harimo inzira yo kumugeza ku Mana. Yego rwose. Umvuze ko akoze nabi agahita avuga ko ariyo nzira imuganisha mu muriro utazima. Yego rwose. Urumva nyamara Isaya akavuga ko Isaya 64:5 habanga ibyo twagerageje gukiranuka byose birya bintu ujya wita byiza imbere y'Imana ni ubushwambagara bufite ibizinga. Kubera iki bintu wita byiza Imana ibyise ubushwambagara? Biterwa n'iki? Biterwa nuko wabikoreye mu cyaha nyirizina. Ni icyaha. Ibyo bintu wita byiza mwibuke ko muri Edeni icyaha Imana yavuze ngo umunsi wamenye ubwenge bw'ikibi n'ikiza. Sasa abantu bafata icyaha ikibi n'ikiza bagafata icyiza bakagitwerera Imana, ikibi bakagiha Satani. Kandi sibyo. Icyaha cyitwa umwuka w'ubwenge umenyesha umuntu ikibi n'ikiza. Ubwo bikaba bivuze ko umuntu wese ahava akagera hatitawe ku byiza yabatekereza ko afite n'ibibi runaka yabatekereza ko afite, ndetse akanatekereza ko afite ibyiza kurusha abandi. Reka tuvuge ngo kuba gusa hari ikibi ujya wibonaho niyo waba ufite ibyiza byinshi birahagije ko uri umunyabyaha w'ibyaha byose imbere y'Imana. Yego. Rero Imana yo iyo ireba icyaha ikireba mu buryo butandukanye nuko ubizi. Nibyo. Ntago buryo umunsi urakaye aribwo Imana ibibonye ubaye umunyabyaha. Ubusanzwe uri umunyabyaha utanarakaye. Ubusanzwe uri umunyabyaha utibye. Ubusanzwe uri umunyabyaha igihe ngo uhereye muri kavukire uri umunyabyaha. Kandi biranakomeye kubera ko nubwo utagize umujinya nubwo utibye Imana yo izi ko umujinya ubundi ukubamwo. Yego rwose. Izi ko kwiba bikubamwo nubwo urwo rubuto rutasohotse niyo wazarinda uva muri iyi si muri ibyo tuvuze ndetse n'ibindi ntabyo wibonyeho. Urumva arakina abantu bakunda kuvuga ariko nanone njye nganira nabo ukumva umuntu aravuze ngo afite intego yo kumera nka Yesu ngo akirinda ibyaha kamera nka Yesu. Ntago uzabigeraho n'ubuzukuri. None se ikintu kinabikumvisha neza wowe uduteza amatwi, ntabwo Yesu yigeze yirinda ibyaha. Wowe niba ujya wirinda ibyaha bisobanuye kuri umunyabyaha. Icyo nicyo bivuze nta kuko ntago Yesu yigeze agira ibyaha ngo abyirinde. Wapi? Wowe ubwo ujya ubyirinda ubwo urabigira. Nicyo kivuze gusa ko uri umunyabyaha. Kurwana no kubyirinda, kurwana no kutabikora. Ibyo bivuze ngo ndi umunyabyaha. Yego rwose. Rero twasomye ngo umwuka yaje arabanza akagutsinda akakwemeza ko wibeshye ku byerekeye icyaha. Uri umunyabyaha uhereye muri kavukire. Abantu bajya babivuga neza, umuntu akavuga ngo ndareba ngacumura, natekereza ngacumura. None se ko ibyo mwita ibyaha ari ibikorwa mwakoze, iyo urebye ni iki ubukoze? Ahubwo hakaba n'ubwira undi ngo ntuncumuze. Yego. ngo utancumuza. Yego. Nta muntu ucumuza undi. Nyirizina umuntu we yavutse ari igicumuzo. Yego rwose. Yego. Urumva rero iyo urebye ni ukureba gusa nta kindi ubukoze. Niyo wifuje ni ugutekereza. Uzi ko umuntu ashaka gukora ibyaha ahagararanye n'umuntu ntubimenye. Ndetse niba ujya ureba ugacumura wakifuza ugacumura ntiwumva ko ukoze mu gicumuro cyane. Rero umwuka naza azabanza kwemeze ko wibeshye ku bintu by'icyaha. Kuri uyu mugoroba turagira ngo tubwire abatwumva ko umuntu yanduriye muri Edeni, umuntu yavukanye icyaha cy'inkomoko kimuhindura umunyabyaha wuzuye. Yego. Ngo umwuka iyo amaze kukwemeza icyo ntakureka. Yego. Akwemeza n'uburyo wakiranukira Imana. Yego. Gukiranukira Imana rero nabyo ntago byishakamo. Oya. Nkuko kuba umunyabyaha yego ntawe ubyishakamo. Yego rwose. Ni nako kuba umukiranutsi umuntu atabyishakamo. Yego. Kuba umunyabyaha bikomoka kuri umwe. Yego. Witwa Adamu. No kuba umukiranutsi nabyo bigakomoka kuri Kristo Yesu. Yego rwose.
rero ngira ngo abadukurikiye batwumve neza. Yego. Kristo icyamuzanye mu isi kwari ukugira ngo yambara kamero k'umuntu. Yego. Ubwo noneho tutangiye kuvuga icyitwa inkuru nziza. Yego. Ubutumwa bwiza, uburyo umuntu ashobora kuba intungane imbere y'Imana. Kristo yambaye umubiri kugira ngo ibyaha byawe bibone aho bifata. Yego. Kristo ahinduka umunyabyaha ku bwawe w'utwumva. Amaze guhinduka umunyabyaha ku bwawe ntiyarekeraho. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yego. Kristo apfa urupfu wari ugenewe gupfa. Yego. Kristo apfa urupfu rwo kumusaraba. Biba bibabaje iyo umuntu avuga ngo Kristo yaramfiriye ntubyumve. Ukabiririmba ngo yazize ibyaha byanjye, hanyuma ukajya urwana no kubyirinda no kubireka ngo ku musaraba yarangije byose. Yego rwose. Rero Kristo yishyizeho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, arangije ahanwa igihano wagombaga kuzahanwa. Iyo ibyo bintu byemeye ukabyizeza umutima, dore icyo Imana igukorera mugurana na Kristo. Kristo aguha gukiranuka kwe, bya bintu wenda gushaka wari warabuze. Kristo aguha gutungana kwe, kuko Kristo niwe wasoje gushaka kw'Imana. Kandi ngira ngo abantu baduteze amatwi banabyumve. Yego. Impamvu umuntu akwiriye kuba umukiranutsi binyuze muri Kristo Yesu. Yego. Twavuze ko umuntu yavutse ari umunyabyaha muri kamere. Yego. Unakatiye uciriweho iteka. Yego. None umwuka aragutsinze akwemeje ibyo. Aje kwereka umuntu noneho n'ibyo gukiranuka. Yego. Binyuze muri Kristo Yesu. Yego. Niyihe mpamvu umuntu akwiriye kuba umukiranutsi binyuze muri Yesu? Nuko Yesu yaje nk'uko wari ubivuze. Yego. Akaza mu isi adafite kamere. Yego. Ya yindi twe twavukanye. Ya yindi nyirizina imenyekanisha byuzuye ko turi abanyabyaha. Yego. Kristo Yesu aza mu isi ntayo. Aza mu isi ari Imana. Yego. Ariko yambara umubiri w'abantu. Yego. Yambara umubiri wawe utwumva wacu twese. Yego rwose. Ashobora gukora ibyo gukiranuka. Yego. Anonosora ibyo amategeko yagusabaga wowe. Yego. Reka tuvuge ngo wowe utwumva ukomeza kurwana no gutekereza ngo uko uzakiranuka. Ukwiriye kumenya neza ko kurwana no gushobora gukiranuka binyuze muri wowe ntabwo bishoboka. Yego. Impamvu nuko uri wa kamere. Yego. Ukwiriye kwemera gusa ko Yesu ubwo yazaga atarafite kamere. Ibyanditswe bikagaragaza ko yabaye mu isi. Ijambo ry'Imana rikavuga ko yayibayemo imyaka 33. Yego. Ntiyakoze icyaha. Yego. Usibye no kugikora ntiyigeze no kubimenya. Usibye no gukora icyaha ntiyigeze no kubimenya. Yego. Wakwibaza ngo ko Yesu atigeze gukora icyaha akaba atarigeze no kumenya icyaha, ko yapfuye urupfu rw'ibyaha. Yego. Byari ibyande. Yarabikuye ko atamenye icyaha. Yego. Atakoze ibyaha. Hanyuma akaba yarahawe igihano cy'abanyabyaha. Ubundi ukurikije amategeko y'ubutabera, Kristo Yesu yarakwiriye guhabwa ikamba. Yego. Ry'umuntu wakiranutse kuva isi ndetse yaremwe. Yego. Niwe wari ubonetse, aracekingwa mu rukiko. Yego. Acekingwa n'abantu, ko niko ibyanditswe bivuga ngo yakuze ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Yego. Mu rukiko bamucekinga bamuburaho icyaha. Pilato niko yavuze. Yego. Aravuga ngo uyu mwami w'Abisiraheli, uyu Yesu ngo witwa umwami w'Abayuda, nta cyaha mubonyeho cyamujyana kumubamba. Yego. Wowe uduteze amatwi utekereza ko Kristo Yesu yarazize ibyande? Yego rwose. Urumva abadukurikiye badufashe twumve neza. Yego. Urumva wari usobanuye ukuntu Kristo atigeze icyaha, uretse no kugikora atanakimenye. Kandi yaraje aba mu isi arakiranuka 100%. Ntiyigeze akora icyaha. Ubundi Golgota wari umusozi ubambwaho ibivume. Yego. Igorogota hajyanwaga abanyabyaha, abantu baruharwa bafite ibyaha. Ubundi Kristo Yesu kucya gigorogota akabambanwa n'abanyabyaha. Ndekeza akaba twumva icyo kintu gitekerezeho kugira ngo nuzajye uvuga ngo Yesu yaramfiriye ubu nabyumva ubifiringa. Yego. Kuko urumva Kristo niba yarajyanye Golgota akabambanwa n'abanyabyaha agapfa urupfu rw'abanyabyaha kandi ataregeza akora icyaha, turagira ngo dufashe wumve ko byari ibyawe cyane.
kugira ngo utaza gukerensa Kristo, utaza gukerensa amaraso yamennye, utaza gukerensa kuba yarambaye umubiri. Intego yo kwambara umubiri kwa Kristo kwari ukugira ngo ibyaha byawe bibone aho bifata, kwari ukugira ngo igihano cyawe kiboneke, kwari ukugira ngo Imana ihane umunyabyaha muri Kristo. ubwo ibyanditswe byera Petero niko yavuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti rwose. Ariko ngo kwari ukugira ngo dupfe. Kuko Imana yagombaga guhana nyirizina umunyabyaha, kandi Kristo Yesu yaraje kujya mu cyimbo cy'abantu. Imana rero imubaraho ibyaha, yagombaga no guhanwa rero, kuko nibyo muvandimwe wari usobanuye ngo yabyishyizemo. Imana ibimubaraho, ajya ku musaraba w'ibivume, nuko yagiyeyo yikoreye umubiri w'ibyaha byanjye n'ibyaha byawe wowe twumva. Urumva mu kanya wari usobanuye ikintu gikomeye kuri Pilato. Yaramurebye aracekinga mu buraho icyaha. Pilato amera nk'ushaka kumucikisha, ariko Imana ihimbazwe, ntago Pilato byari kumuhira. Mu buryo butagaragara Kristo yari yabaye umunyabyaha ku bwacu, mu buryo Pilato atararuzi. Kristo yari yishyize, ubundi Imana kwambara umubiri nayo yari hisiba mbi kubera twebwe. Cyane rwose. Ubwo bivuze ngo nta nubwo Pilato yarazi misiyo yazanye Yesu. Ntago yarayizi. Misiyo yari izanye Yesu kwari ukugira ngo akize umuntu kurimbuka, kwari ukugira ngo aheshe abari mu isi gukiranuka kwe, kuko natwe yari yambaye umubiri w'ibyaha byacu. Urumva Pilato buriya abatwumva batwumve neza tujyane. Pilato amaze kuburaho Kristo icyaha yaragishatse, aracekinga, arakibura, agire munsi yo, agira impuhwe zo gushaka kumurekura ngo atahe. Ariko ntago ku mutima w'Imana ntago byari guhira Pilato, kuko Imana yarebaga Kristo Yesu ikamubonaho ibyaha by'isi, ikamubonaho ibyaha byawe wowe utwumva. Pilato akora ubufindo. Imana ibuhimbarizwe. Aravuga ati mfite imbohe hano, mfite abanyabyaha mfunze, reka ndebemo ruharwa kurusha abandi n'abantu bazi. Baraba rwose. Kandebemo Baraba, muzane muhagarikane na Yesu, ubundi mbaza abantu ngo ari Baraba na Yesu turekure nde tubambe nde. Mu buryo bwumvikana bw'ubwenge, Baraba yagombaga kuba ari ugigorogota, kuko yari igisambo ruharwa. Uzi ko na Baraba ubwe rwose yarazi ko ari igisambo ndetse gikwiriye no kwicwa. Rwose. Urumva Baraba nawe yagize umunsi mwiza, kuko urumva Baraba yagize amahirwe, araza bamuhagarikana na Yesu Kristo, baramuhagarikana nawe. Kumbi Baraba agwa mu mahirwe yo kuba Kristo mu byaha yishyizeho harimo n'ibyo. Ubwo bivuze ngo reka tuvuge ngo Baraba yarahagarariye abantu, aribo twebwe. Ntabwo byari gushoboka ko Baraba ajya ku musaraba azira ibyaha, kandi hari uwaje witwa Yesu rwose wagiye kuzira ibyaha bya Baraba. Mu yandi magambo, nta muntu wabonana na Kristo ngo abakizize ibyaha, ntibishoboka kiretse utamubonye. Ubwo abantu bajya bavuga ko bamwizera mukaba mukiri abanyabyaha ntimwamumenye. Hari ukuntu mwene data Paulo yavuze ngo ni Yesu wundi. Ntabwo ari Yesu wazize ibyaha by'abari mu isi. Nubwo muririmbamwo, nubwo usenga muri iryo zina, nubwo ibintu byose ubikora muri iryo zina, ariko niba utari umukiranuka, uwo si Yesu wapfiriye ibyaha by'abari mu isi. Rwose. Iyo ubonanye na Kristo, iyo wizeye Kristo, iyo uhagararanye nawe, uhinduka umwere, Kristo akaba umunyabyaha ku bwawe. Cyane rwose. Imbaga y'abantu imbere y'urukiko kwa Pilato baranzuye, baravuga ngo Yesu nabambwe, barabatahe. Imana ihimbaza. Ariko reba barabatashye. Abantu barimo bamubona muri karitsiye. Baraba ninde wari kumubaza ngo Baraba we uracyari umunyabyaha? Baraba ntabwo yari kukubwira ko ari umunyabyaha. Yari kukubwira ko ari umunyabyaha. We icyambere yaratashye byemewe n'amategeko, kuko mu rukiko niho imbaga y'abantu yanzuye ngo Yesu abari ubambwa, barabatahe. Mu yandi magambo, wari guhura na Baraba mu nzira akamubwira ati Baraba bigenze bite kutashye, akakubwira ati ngewe bampagarikanye na Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe ugiye igorogota kuzira ibyaha, ngewe ntashye ndi uwera umuziranenge. Turi gusobanura ko intego yo kwambara umubiri kwa Kristo kwari ukugira ngo yishyireho ibyaha byawe byose n'ubugome bwawe, ubundi anahanwe igihano wari kuzahanwa. Iyo ubyemeye ukabyizeza umutima, uhita umenya ko utagihanwe, ndetse ugahita ukamenya ko wabaye intungane ku bwa Kristo.
ubundi wa mutima wakubwiraga kuzarimbuka ukavamo ugakurwamo kubera ko icyagombaga kukurimbura yego nicyo Yesu yazize rwose. Urumva rero twavuga ko iyo umwuka aje akwemeza ibyo bintu bibiri, akwemeza uburyo wabaye umunyabyaha, akanakwemeza uburyo waba intungane ku Mana. Turabisobanuye uburyo waba intungane ku Mana ni ukwemera ko ibyo Kristo yakoze byose ari wowe yabikoreraga. Umuvandimwe yaramaze kuvuga ko yabaye mu isi ntiyakora icyaha. Kristo yarasanzwe ari Imana, kuza gukiranuka imyaka 33 ntago yarabikeneye, ni wowe yashakiraga gukiranuka. Amaze kubibona abigejeje ku musozo, arashaka kuko gukiranuka kwe akuguha, nkuko nawe ujye uvuga ko yishyizeho ibyaha byawe. Ariko nibyo koko nimugurane tsindishirizwa, ni wemere gutsindishirizwa. Ariko koko nibyo niyo turiho tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa. Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, no kuri Yesu niwe wakoze. Niwe wakoze ibyiza bitigeze bigaragara mu ikosa na rimwe. Kandi reka kuko bishoboke nuko ari Imana yari yambaye umubiri w'abantu. Reka tuvuge ngo niba hariho gukora hakoze Yesu. Uko gukora kwa Yesu rero niko kwakugize intungane. Banamwibyawe. Ese none ikintu kinatangaje, ibyo umuntu akora byose imbere y'Imana n'ibyaha. Reka tubakurira inzira ku murimo. Ibyo ukora byose hari ibyo uzajya ukora ugashimwa n'abantu, nta kibazo, ntitunabikubujije. Karitsiye zakuvuga neza, abo mukorana bakuvuge neza, ubinyangamugayo mu bantu, ugire n'ibyo ushingwa. Ariko iyo bigeze imbere y'Imana bihinduka ibyaha. Niyo cyatumye Yesu yagiranaga ikibazo n'abafarisayo. Rero reka ibyo bintu byawe, reka ibyo bintu byawe dore n'ubushwambagara, emera Kristo aguhe gukiranuka kwe. Kristo akiranutse mu isi ntiyarabikeneye, yashakaga kugira ngo abiguhe. Ubundi nawe ese ubundi muvandi, hari ikintu abantu bakwiye kumva neza. Iyo uvuze ko Yesu Kristo yabaye umunyabyaha ku bwawe, ni gute wuvira mwaho? Ni ikibazo. Urumva Kristo Yesu abaye umunyabyaha ku bwawe kandi ataregeza akora icyaha, biranamuhama bimujyana no mu gihano. Ese ndumva ko kumwizera ari ukwemera ko nawe aguha gukiranuka kwe, bikakujyana mu ijuru, nawe bikakujyana mu ijuru. Nuko Kristo abera umuntu inzira. Ikintu nkundira ubutumwa bwiza, nibwo nzira imwe rukumbi ijya mu ijuru, nta yindi. Ikintu mbikundira muvandimwe, nta watubwira ngo yaciye ahandi. Umuntu wese uzabana n'Imana mu ijuru azaca muri iyo nzira yitwa kwizera Kristo. Ni nako bivuga ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ngo nta wajya kwa Data atari bumujyanye. Uburyo Yesu ajyanamwo abantu mu ijuru nubwo buryo turi kubabwira, bw'ukuntu yishyizeho ibyaha byawe, bw'ukuntu yabyishyizeho byose, bw'ukuntu igihano cy'ibyaha Kristo Yesu yagihanwe, kugira ngo ibyo bintu nubyizera ukabyizeza umutima wawe uba utagihanwe. Ko hari uwaguhaniwe ari we Yesu Kristo, igihano aragihanwa kandi aranakirangiza. Erega nicyo bivuze, kuko gupfa, guhambwa no kuzuka bya Yesu byari bivuze ko igihano wagombaga guhanwa imbere y'Imana Kristo Yesu akirangije. Wowe ubyemeye gutyo, ubaye umwere, ubaye umuziranenge, ubaye utagawa imbere y'Imana, ubikesha icyo cyakozwe na Yesu Kristo. Rero abatwumvaga twasobanuraga ko kumbi Imana yatanze ijuru nk'impano ku buntu. Ubwo watinze kuryakira, izere Kristo urarana ijuru k'uyu mugoroba. Izere Kristo urarana umutima utagucira urubanza. Izere Kristo ube intungane, bya bintu washatse imyaka myinshi urabibura. Iyo wizeye Kristo Imana kugira intungane. Mu Befeso 2:8 avuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Niba hariho kwirarira, niba hariho kwirata, reka twirate Kristo. Abadukurikiye, umuntu wizeye Kristo Imana ikamugira intungane mu mutima we, uduhamagare. N'ufite icyo ashaka kutubaza tugiye gutanga umurongo, nawe duhamagare turusheho kugumya kubafasha gusobanukirwa. Katubaho umurongo muduhamagara. MTN 0782 44 21 25. Rayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ikorana na Tigo ni 0783 83 05 0783 83 05. Nimuduhamagare dusangire ikiganiro.
Allo Country FM. Hello. Turabumva cyane muri bande muherereye he? Ya Rusizi Manjagi Ngoni Manuel. Yego Manuel. Nana. Turakumva Manuel. Icyo kiganiro ni cyiza rwose, icyo cyigisho ni cyiza cyane. Cyiza ni ikibwiriza cyiza, Imana bamugisha. Yego. Ni iki wumvise mu kiganiro, ni iki cyagushimishije ngo usangize abatwumva? Hari byinshi by'ingenzi bigomba gutuma umuntu atekereza ko Yesu ntiwahuye ku musaraba agapfa ku bwacu. Yego turakumva cyane Manuel. Agapfa ku bwacu. Yego. Kanyura kwitanga. Yego. Ngatemuka amacumu ku bwacu. Arabamba turabamburwa. Ni umugisha rero dufite kuba dufite reka tubaze kubw'ibyo utubwiye ko Yesu yabambwe kubw'ibyaha byawe, kuri ubu se nibura noneho uri kumva uri intungane cyangwa se umukiranutsi? Barakubajije ngo umaze kutubwira ko mu kiganiro wumvise ko Kristo yapfuye azira ibyaha byawe, yabambwe ku bwawe, yatewe icumu ku bwawe, hanyuma yo kumara kubyumva wumvishe wowe se ubaye umukiranutsi ku Mana? Nsanga ni umukristo. Yego. None urumva usa abakristo, abavuga ko ari abakristo ni benshi, ariko umuntu avuga ko ari umukristo akanavuga ko ari umunyabyaha, ariko iyo ibyo bintu waruvuze, iyo umuntu abyizeye ahinduka umukiranutsi ku Mana. Wowe wumvishe ubaye umukiranutsi ku Mana? Cyane rwose. Bishingiye ku ki? Bishingiye ku butumwa bwiza nk'uko nguko. Bishingiye kumenya ijambo ry'Imana dutegeka. Noneho uzajya uguma nyine utega amatwi ikiganiro. Yego. Uzajya uguma utega amatwi ikiganiro kuko nanone uzarushaho kumenya gusobanukirwa. Ahari wari umaze igihe kinini wibaza nyine uko wajya mu ijuru, ugerageza kubikora urusira mu imbaraga zawe. Ariko ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza ivuga ko Kristo yishyizeho ibyaha byawe byose kugira ngo igihano cyawe kijye kuri Kristo, nubyizeza umutima Imana ikugira intungane. Amen. Umuntu kuba intungane umuntu abihabwa nk'impano, ntago umuntu abikorera. Ntacyo umuntu yakora ngo abe intungane, ntibishoboka. Twasobanuye ko kubera kamere y'icyaha umuntu yavukanye, ntacyo wakora wowe mu mbaraga zawe no mu bushobozi bwawe ngo ube intungane. Bisaba ko wemera ibyo Kristo yakoze, ko ari wowe yabikoreye, ubundi akakwihera ubutungane nk'impano. Uzajya uguma urutega amatwi ikiganiro, Imana izaguha kubishurirwa, nawe ugira amahoro ugubwe neza cyane. Amen. Akabazo k'amatsiko. Yego. Mucisha icyo kiganiro gica kuri radio ryari? Wa kane, buri wa kane saa 2. Ni buri wa kane saa 2 z'umugoroba kugeza saa 3. Yego. Imana bamugisha kandi mukomereza aho ngaho. Saba nawe wakoze kudukurikira. Manuel, agukunda kandi. Urumva Manuel? Tumushimiye Imana. Tumushimiye Imana kaba ajya kuri iki kiganiro. Yego. Twakira abantu ndabona bariho. Allo Country FM. Allo Country FM. Turabumva cyane muri bande muherereye he? Bavuga na Skywina. Inde? Bavuga na Skywina hano Mateus. Yego, muri Mateus turakumva. Okay, kiganiro mwatubwiye ko cyane cyane kandi mafoto. Yego, wasangije abatwumva icyo washimye mu kiganiro cyakunejeje? Aragaruka ariko mu by'ukuri nk'uko wavugaga hari abenshi baduteza amatwi. Harwaje Country FM. Allo Country FM. Urinde uherereye he? Allo. Turakumva. Urinde uherereye he? Ndumva izo ziramukoroze ariko mu by'ukuri nyine nk'uko wabivugaga, umuntu abintungane
atabikeshanye n'imirimo ye. Yego yego rwose. Okay. Allo? Allo. Oui. Niwe muri bande muherereye he? Bavugana na Nikuze ndi Mutimasi. Nikuze Mutimasi turakumva. Uravugana na Nikuze ndi Mutimasi. Yego turakumva neza Nikuze. Twemera yuko Yesu Kristo yakijije yatwitangiye ku musaraba. Tukaba aragiye arongera Nikuze yaratangiye kuvuga neza. Hano Country FM. Country FM muraho. Muraho neza muri bande muherereye he? Muravugana na Wina nda Nirishis. Inde? Wina. Yego Wina. Wina. Mwateze amatwi ikiganiro. Nago twagerageje gutega amatwi ikiganiro neza. Ariko mukanya nka nyuma minota 10 nimba narifunguye numva muri muravuga ku kiganiro. Yego. Ariko uko nagerageje kucyumva nemera ko Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba. Yagiye ariko nabwo byose abagikomeje kutwumva aragaruka byari byo byose ndetse ko yaranavuze ati nibwo ngishyiraho urushinge nko mu minota nk'icumi. Ariko yaratangiye kuvuga neza ngo nawe yemera ko Yesu Kristo yamubambiwe. Ariko turiho turabwira hari uwaje. Allo Country FM. Allo. Oui, muri bande muherereye he? Hereye Cyunya. Ku Cyunyu mwitwa bande? Bagiki Ernest. Yego Ernest wateze amatwi ikiganiro. Aha tubwire rero icyo wakuyemo kugendanye no kujya mu ijuru. Bishite neza neza cyane cyanyubatse. Nanjye nasengerete. Uratubwira cyakubatseho iki ku bigendanye no kujya mu ijuru? Byamfashije pe. Ndumva nawe yagiye. Ernest nawe yagiye cyamufashije gusa ariko ntabwo atubwira icyo cyamufashije. Iyo turi kubwira abantu badutega amatwi tuba turi kubabwira uburyo ki Imana yatanze ijuru ku buntu. Yego rwose. Binyuze mu kuba Kristo Yesu yarazize ibyaha byacu. Yego. Katonze twumva uyu Country FM. Allo. Itwa Byumvore Elize Ndigiheke. Yego Byumvore Elize w'Igiheke. Nanjye ndi umutagatifu. Yego Elize. Ubw'amaraso ya Kristo. Yego mwene data. Iyo umuntu avuze ngo ni umutagatifu burya naje gusanga abavuze ko ari umwere. Yego. Mu Kinyarwanda cyumvikana. Yego. Noneho rero burya Kristo we kuko mu isi no mu ijuru habuze umuntu wakwitangira abanyabyaha bo mu isi. Yego. Mu ijuru haboneka Kristo wenyine niwe wemeye kwishyiraho ibyaha by'abantu. Yego. Akibyemera. Yego. Imana yahise ukuraho urubanza abanyabyaha. Yego. Kuko hari habonetse uwemera kwishyiraho ibyaha nyine by'abanyabyaha akanahanwa. Amena. Kuko Imana ntago yareka ibyaha yagombaga kubihana. Nibyo. Ndetse no gukiranuka kwayo abantu bishe nako kwagombaga kuboneka. Nibyo. Kristo rero ibyo bintu byose yarabifitiye ubushobozi, yabyemeye afite n'ububasha bwo kubikora. Nibyo. Yarabidukoreye rero ntago burya Yesu ntago yakiranutse yikiranukira. Yego. Ahubwo yakiranutse akiranukira umunyabyaha uri mu isi ari bo twebwe. Yego. Kugira ngo abatari bafite gukiranuka kwakemerwa n'Imana, Kristo Yesu akiranuke maze akubabonere. Amen. Namara kukubabonera umuntu nukubyizera gusa umutima. Umuntu akemera yuko yabaye umunyabyaha atabigizemo uruhare. Yego. Ariko n'ubundi akemera ko kuba umukiranutsi umukiranutsi n'ubundi atabigizemo uruhare usibye kwizera gusa nirwo ruhare rwonyine. Yego.
kandi si urwawe kuko abenshi se ntibabyumva ariko ntibabyizere ni Imana cyumvisha umuntu ariko nyine umuntu wese utwumva ufite gushidikanya mu mutima niyumve ko Kristo Yesu umurimo w'agakiza yarawurangije. Yego njye nkunda kwibariza abantu ngo niba uvuga ko bitarangiye ibyo Yesu yashigaje wowe washobora gukora n'ibiki. Yego ujye ubabaza rwose, ubabaza gutyo byiza cyane. Kandi koko ntabyo Kristo Yesu yaje kubirangiza kugira ngo nyine twebwe duhinduka abaziranenge imbere y'Imana bitaduturutseho. Rego umuntu arirata cyane araniyemera yaba byaduturukaho ntawazakira. Imana ntabwo yakihanganira ukuntu twirata n'ukuntu twiyemera. Arega buriya Elize nakona ukuntu umuntu yumva ashaka gukiranukira Imana nabyo ni mu cyaha no kwiyemera. Yego umuntu yakabaye amanika amaboko akemera ko adashoboye akiyakirira uko gukiranuka uriho uvuga. Yego kandi ikindi ikiza gihari iyo nzira yo gushaka gukiranukira Imana ubyishatsemo nta nihari. Kuko nanone kuva ntekereza ko uretse Kristo wabaye mu isi yambaye umubiri agakiranuka nta wundi wari wabigerageza cyane. Rero tugushimiye Imana cyane uko kuntu Imana yaguhaye kwizera ubutumwa bwiza. Turishimye kukumvaho kandi ujye ugumya ubwira abantu ubutumwa bwiza. Niyo gahunda kuko niwo murimo wonyine aguha wo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abari mu mwijima bawuvemo bajye mu mucyo. Rwose murakoze cyane mugire ijoro ryiza. Sawa nawe urakoze cyane mwene data kunyunganiza nziza cyane. Yego twakira uwo muntu nawe Country Femalo ndumva ushobora kubona Elize afite Elize mwene data tumushimiye Imana ko yamenye neza ko muri Kristo Yesu yakuweho urubanza rw'ibyaha. Yego uretse ko ari Imana ibyumvisha umuntu ngira ngo bumvise ko Elize arishimye cyane. Allo Country FM allo Country FM nawe rezo aragaruka. Waruvuze mwene data ati ni Imana ibiha umuntu. Ni Imana ibiha umuntu ariko ngira ngo bumvise ko Elize arishimye. Yasobanukiye ko Kristo Yesu avuze ikintu gikomeye. Aravuga ati Kristo Yesu kuza gukiranuka mu isi si we wabyishakiraga. Yego yakiranutse kugira ngo abiguhe. Yego ni we yashakiraga gukiranuka. Emera rero kwihera uko gukiranuka. Yego ukajya uvuga ko yafashe ibyaha byawe ngo uviremwa. Yego rwose abantu nibemere ko Kristo yatanze gukiranuka. Hega nyine koko nkuko muvandimwe Elize yarabivuze nibyo koko nukuri Kristo Yesu yakoze umurimo ndetse warangiye. Yego rwose nawe ubwe ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Niyo mpamvu intekerezo zikubwira ko Kristo atarangije byose zituruka ku izo ntekerezo ziva ku mwanzi. Kristo mu myaka 33 wigeze uvuga yamaze mu isi ntiyageze avuga ko birangiye atarasoza. Ageze ku musaraba umutima wenda guca niho yavuze ngo noneho byose birarangiye. Arangije umurimo wo gucungura umuntu. Wa muntu wari umunyabyaha ahindutse umukiranutsi ku Mana. Yego rwose n'ukwizera ukiyakirira ubugingo buhoraho. Yego rwose ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka aho bwabwo ubugingo buhoraho. Kristo Yesu abantu bakwiye kumenya icyo bakwiye kumwizera no kumwizeraho icyo yakoze ko atari we wabyikoreraga ahubwo yabikoreraga we kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru kubana na Kristo. Turacyafite iminota turacyayikoresha abatwumva hari sinzi niba bibagira iminota nabibutse ariko niba hari uwaje turumwakira ariko inimero ni 0782442125. Yego mugumye muduhamagare turacyafite iminota mike tubakire. Abantu mwizeye Kristo mukabona ubutungane duhamagare dufatikanye ibyishimo. N'ufite ikibazo n'icyo ushaka gusobanuza duhamagare turi hano ku bwawe inshuti yacu. Yego rwose nukuri ukwiye kumenya ngo umurimo wo kugucungura wararangiye. Yego rwose kandi nukuri aha haruje Country Femalo. Yego turabumva muri bande muherereye he? Nitishime Venant gukirwa cya Nkombo. Yego Clement. Twishime Venant gukirwa cya Nkombo. Yego Venant turakumva ku Nkombo waduteze amatwi mu kiganiro. Tubakurikiye cyane.
ni iki cyagushimishije se mu kiganiro ngo dusangize? cyane cyane ko muba muri kuvuga ku ijambo ry'Imana, nibyo biba biri kunshimisha cyane. Twasobanuraga ko umuntu ashobora kwizera Kristo, Imana ikamugira intungane ku bwa Kristo. Wabyumvise? Cyane cyane nanjye nibyo nkunda kandi nkaba nayizera cyane. none nshuti yacu, wowe kubigendanye no kujya mu ijuru urumva ubifite gute? turi kubwira abantu ko ijuru Imana yari itangiye ubuntu ariko binyuze muri Kristo Yesu, kuko Kristo Yesu ari we wemeye kwishyiraho ibyaha byawe byose, yemeye kudupfira akitanga, akemera kumena amaraso yiwe nk'umwana w'ikinege. Yemera kudupfira ko nk'uko bantu tuba natwe twaje mu isi nyine, yemeye kudupfira. uko kugupfira kwa Yesu, uko kudupfira kwa Yesu, wumva kuri ubu ngubu noneho uri intungane kubw'urwo rupfu rwa Yesu Kristo? nta mwana w'umuntu waba intungane kubereka ibyo bari kubyerekeye n'ibyo bari kubona mu isi. Aha, none se Elize, Yesu Kristo yazize iki? Yesu Kristo yazize twebwe ibyaha byacu. Hanyuma se amaze kuzira ibyaha byawe, nawe wumva warakomeje kuba umunyabyaha? Cyane. Ariko Elize, nta mwana w'umuntu waba intungane ngo de, nta mwana w'umuntu wakiranuka ngo de. Turakumva neza, ntago wakiranuka nyine, nibyo ibyo uri kuvuga nibyo, ntago wakiranuka. Noneho kuba rero utakiranuka, niyo mpamvu ukwiye gutega amatwi ukumva umuntu wisizeho ibyaha byawe byose akanabihanirwa, kugira ngo noneho Imana iguhe gukiranuka nk'impano kwa Yesu. Ntago gukiranuka wowe waba umukiranutsi, ntago bishoboka, ntiwanabishobora. Ariko nanone iyo uvuze ko Kristo yagupfiriye azize ibyaha byawe, ntiwumva ko ibyaha byawe Kristo yabyishyizeho akanabizira se? Mba ndi kubyumva. Aha, urabyumva. Niba rero byumva se, bitekereze neza, urumva ubwo nawe uzabizira? Numva Kristo yazize ibyaha byawe? Yarabizize byose se? Byose, kuko yemeye kudupfira kuko yari umwana w'ikinege. None se niba Kristo yarazize ibyaha byawe byose, urumva wowe nyine ubwo ukirimbutse se? Oya, ntabwo twarimbutse. Icyaba ngombwa iyo tukiba twari kwemera twari gukiranuka twese, ku buryo natwe tuzarimbuke tukamwereka ko yadupfiriye twebwe ubwacu, abana b'abantu. Dore rero icyo Imana igushakaho, wenda uzajya unatwumve. Imana irashaka ko wizera mu mutima, cyangwa se ukemera ko Kristo yapfiriye ibyaha byawe byose. Ubundi wowe iyo ubyizeye mu mutima, Imana iguha gutungana kwa Kristo. Noneho Imana ikaguha gutungana nk'impano wowe utabyishatsemo. Mukomeze mudutege. Ntacyo, wenda uzakomeza utwumve, ntacyo, dutangana nimero zacu, ukeneye gusobanuza watubaza, nta kibazo. Reka twakire n'undi muntu, ndabona ariho. Alo, Country FM. Nakise Umugwaneza Elia. Yego, Umugwaneza. Ati rwose nanjye nanezerewe, nanjye ikiganiro cyanyu naragikunze, cyanyigishije byinshi cyane. Yego. Ntacyo nababuranya pe. Ubigendanye no kujya mu ijuru, noneho wumva kuri ubu ufite ijuru? Ubu cyane ndarifite. Aha, kubera iyihe mpamvu? Kubera yuko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byanjye. Yego. Ubu kuri ubu wumva imbere y'Imana uri intungane? Ndi intungane cyane. Aha, ubikesha iki rero? Uri intungane ubikesha iki? Ushaka nko kubisobanurira umuntu, uri intungane kubera iki? Abari kukumva. Kubera ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byanjye. Yego rwose. Nibyo bintu umuntu yizera rero, Imana ikakugira intungane ku buntu. Nibyo bintu wemera mu mutima, ukaba mu isi ufiringa ko uri intungane. Abena.
cyane. Amen. Yego rwose tugushimiye Imana rero ubwo umuririmbyi aravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ujye uhamya mu bandi ibyo agukoreye kandi ngusabira abantu Imana nabo ngibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe cyane. Bibiliya bivuga cyane. Yego rwose urakoze cyane buvandimwe. Ariko uyu muntu yakijijwe abaryoshye abayishimye kuko bayavuye mu rupfu yagiye mu bugingo. Twakira uwo muntu uri hano. Yego Febalo Yesu mashini ahimbazwe cyane. Muri bande muherereye he? Yego turakumva neza. Urinde? Witwa Devota. Yego Devo, uherereye he? Inyabitekeri. Odeta wateze amatwi ikiganiro? Nkunda gukurikirana ikiganiro cyanyu n'iki. Ariko ngira ikibazo cy'amateka. None se mu ngo Yesu yadupfiriye rimwe gusa bigasubirwaho ko tuzabona ubugingo kuko niko tuzabona ubugingo. Ariko kubera isi umuntu ababwirizwa kwihana uko bwize n'uko bukeye. Urumva abakubwiriza kwihana uko bwije n'uko bukeye ni abantu nyine batakubwira ubutumwa bwiza. Ariko none se ko hari ijambo nasomye niba rishobora kuba riri mu twese ndabyo zirankariranwa nayo cyane. Bivuga ngo nimwaturane ibyaha byanyu. Byaje gute kandi Yesu yadupfiriye ariko se Devo wowe kuvuga ngo bakubwira guhora wihana kandi koko ukavuze ko dukwiye guhora twaturirana ibyaha, wumva warihannye? Nta byaha ujya ukora? Yo kwihana ushaka kumukira nk'umuntu ukamucumira ukuntu umubonye. Urakoze cyane. Urumva mba dusigaranye iminota mike ariko reka tugufashe mu tuntu duke dusigaranye. Iyo birivuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu, urumva nyine muri abanyabyaha, niyo mpamvu mukwiye kubyaturirana kugira ngo munababarirane. Yego. Sinzi niba unyumvise. Urumva mwaturirana ibyaha byanyu bande mwebwe nyine abantu mufite ibyaha. Nanone ntago wakatura nyine ibyo udafite. Watura ibyaha kubera kubifite. Ubundi ibyo byaha kubera iki ubifite nyine? Ku kigo cyo ukora ibyaha kubera icyo utabiritse byose. Ndi wumva kukenera kubyaturira abantu kubera kubigira se? Yego. Arova nyine ntegeza ko wagiye cyangwa turacyari kumwe ku murongo. Ashobora kuba yagiye nyamara yaratangiye adusuza avuga ngo Yesu ashimwe. Nenda kumubaza ikintu amushimira icyo ari cyo. Ariko twe dushimira Kristo ibyo yadukoreye ibyo kuduha ijuru nk'impano ko yatwigiriye ku buntu. Yego rwose bitanyuze mu kwato. Urumva rero yarari hanavuga ngo wenda iminota ndabona yanatugenda. Yego. Ndagira ngo wenda tunafasha abantu dusobanurira ko ako kantu gatoya n'iminota yagiye. Yego. Yarari havuga ngo mwaturane ibyaha byanyu. Ariko urumva nanone niba ari ijambo ry'Imana ribivuga ririho rirabwira abantu b'abanyabyaha. Nibo riri kubwira. Riri kubwira kuko ntago ubuse twakaturana ibidahari. Oya ntabwo bishoboka. Ubwo twaba tugiye kuvuga ko na Yesu ajya yatura. Yego. Kubera ko gukiranuka dufite n'ukwa Yesu. N'ukwa Yesu rwose. Ahubwo mwebwe kubera ko muri abanyabyaha mukaba mwarabyatuye imyaka myinshi ntibishire. Niyo mpamvu tubabwira kwizera Kristo mugahabwa ubugingo buhoraho nk'impano. Ko ari wo muti. Yego nta wundi. Udakiza. Yego rwose. Umuti udakiza nuko atura ibyaha wibwira ko biri bukuveho. Nyamara bahora baririmba ngo naho wari ukicuza ukanababara. Ntabwo byari ibicumuro byawe. Yego rwose. Ngo impongano ikwiriye ibyaha twakoze ndetse wakoze na amaraso Yesu masa. Reka twumve uyu muntu nka tubiri. Urinde? Allo? Yego turakumva nyarutse. Mariette w'imyito. Yego Mariette. Dukunda kumva ikiganiro cyanyu. Ariete ku bigendanye n'ikiganiro cyacu wumva ku bigendanye no kujya mu ijuru kuri ubu meze ute? Yesu yaradupfiriye ku musaraba nyine turabyemera. Ahubwo abatabyemera sinemeranya nabo. Aha, wumva se kuri ubu noneho ufite ijuru? Ndarifite cyane. Kubera iki urifite noneho? Iryo juru urikesha iki? Kuko Yesu yasuriye ibyaha byanyu. Kuri ubu ntabwo uri umunyabyaha se? Kubera iki utari umunyabyaha rero kandi uri mu isi? Nanjye kambikubaza.
kandi Yesu yarabitsinze. Okay, nibyo nyine umuntu yemera. Si wumva se hasi ubundi koko ariye waba uri umunyabyaha gutari byo Yesu yapfiriye. uretse nyine kutabyumva neza waba uri umunyabyaha gute kandi ari byo Yesu yapfiriye. Ubwo waba ushatse guhindura ubusa urupfu rwa Kristo Yesu. Waba utazi Yesu, waba utaranamumenye. Ibyo bintu nibyo umuntu yizera ukaba mu isi ufite amahoro uri intungane ku Mana. Wifitiye ijuru. Ego. Arariryamanye Ariete hariya imwito. Ego. Yego. Turamushimira. Ariye ngaho guma wishime rero. Iminota yagiye. Ndumva wabwira abantu nimero ya telefone. Hanyuma iki kiganiro kinanyura kuri YouTube. Yego. Ushobora kwandika muri telefone ya Juru Ntirikorerwa TV. Ugakomeza gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza cy'Ijuru Ntirikorerwa. Kandi ushobora no kwandikira iyi nimero ya WhatsApp 0784 42 57 0784 42 nimero yawe ngendanwa. Inimero yanjye ngendanwa ni 0788 39 26 335 0788 39 26 335. Iya Patrice ni 0788 367 163. Tigo ni 0722 167 163. Abo twabanye mu kiganiro mwese turabashimiye, naho kuwa kane utaha Imana ibarinde kandi turabakunda.